Muraho, nitwa Master Andrew. Uyu munsi nabategura ikiganiro kireba imbere y'ejo hazaza h'isi y'akazi, gifite intego yo gusobanura icyo AI ari cyo, ingaruka izagira mu nzego zitandukanye, n'uburyo twakwitegura kugira ngo tudatakaza amahirwe ahubwo tuyabyaze umusaruro. Ubundi twatangira twibaza ngo ese AI ni iki, cyangwa se Artificial Intelligence, cyangwa se ubwenge bukorano ni iki? Artificial Intelligence ni ubushobozi bwa mudasobwa cyangwa se porogaramu bwo gukora ibikorwa bisanzwe bikorwa n'abantu, nko gutekereza, gufata ibyemezo, kumva ururimi, kumenya ibintu n'ibindi. Dushobora kwibaza ese ni izihe ngero za AI n'uburyo zikora. Reka dufate ingero 10 za AI n'uburyo zigenda zikora. Urugero rwa mbere hari iyitwa Siri cyangwa se Google Assistant. Ese ikora gute? Yumva ibyo uvuga, voice recognition, ndetse igatanga ibisubizo. Urugero rwa kabiri ni urwitwa mudasobwa zipima indwara. Izo ngizo zisesengura ibimenyetso nk'amafoto ya radiography ndetse n'ibindi, zigatanga ibisubizo. Reka turebe urugero rwa gatatu rwitwa ChatGPT cyangwa se Grammarly. Izi ngizi zirasoma, zikandika kandi zikunganira abavuga mu rurimi. Urugero rwa kane twakora wenda twafata imodoka zitagira umushoferi cyangwa se automated car. Izi ngizi zifata ibyemezo zikurikije ibizikikije cyangwa se computer vision. Urugero rwa gatanu twafata ni Instagram, Facebook algorithm. Izi ngizi zikurikirana ibyo dukunda, zangiza zikaduhitiramo ibyo tugomba kumva cyangwa se kureba. Hari yitwa DALL-E cyangwa se Canva Magic Media. Izi ngizi zihindura amagambo mu mashusho. Hanyuma tugiye ku rugero rwa karindwi twafata wenda nka Google Translator, turabimenyereye, cyangwa se DeepL. Izi ngizi zihindura ururimi neza zifashishije context. Reka dukomeze ku rugero rwa 8 hari yitwa QuickBooks cyangwa Zoho CRM. Izi ngizi zicunga ubucuruzi no gutanga inama. Hanyuma hari yitwa Chatbot na za serivisi zayo zakira abakiriya, gasubiza n'ibibazo bazibaza. Urugero rwa 10 hari no rwa nyuma hari AI zikoreshwa mu banki zigatahura uburiganya, zisesengura imyitwarire y'amafaranga n'umukiriya, hanyuma zigatanga inama. Ese ni izihe ngaruka twakwitega ku bintu bijyanye na AI mu kazi no mu zindi nzego? Reka dufate urugero wenda mu burezi. Ibyiza twakwitega kuri AI: bizadufasha kwiga byihuse, gukoresha ikoranabuhanga ndetse n'ibindi. Hanyuma ingaruka bizagira ni irihe? Abarimu batize neza ikoranabuhanga bashobora kuzisanga baratakaje akazi. Hanyuma reka turebe mu masomo. Hari amasomo ashobora kuzaba atagikenewe kubera iterambere rya AI. Dufate urugero hano, imyandikire y'indimi, handwriting, izaba itagikenewe kubera ko ari computer cyangwa se AI zikoreshwa kuri computer zikora neza iyi myandikire, zigakosora n'amaherere. Reka turebe wenda kwandika porogaramu zihuse, icyo bita basic coding. Hari igihe bizaba bitagikenewe gukora basic coding kubera ko hari porogaramu za mudasobwa, ChatGPT, Chatbot. Izi ngizi zikora basic codings zidakenera abantu kandi zikabikora neza kurenza abantu. Reka turebe wenda nk'icyongereza cy'ibanze. Kwiga icyongereza cy'ibanze, basic grammar, ntabwo bigikenewe kubera ko hari porogaramu nyinshi zo kuri mudasobwa zidufasha gukora bino bintu mu buryo bwihuse. Reka turebe ubucuruzi busanzwe. Ubucuruzi busanzwe bwa gakondo nabwo buzavaho kubera ko tuzi icyo twita e-commerce kandi ibikora neza kurenza buno bucuruzi busanzwe. Hanyuma gusobanura imibare mu nyandiko, ibyo bita manual analysis. Ibi nabyo bizaba bitagikenewe kubera ko hari porogaramu cyangwa se AI za mudasobwa zikora bino bintu neza cyane kurenza abantu. Reka turebe mu buvuzi. Ubuvuzi naho AI ntabwo izasigara. Turebe byiza bizaba bihari cyangwa se bikenewe kugira ngo dukoreshe AI neza. Gupima neza, kubika amakuru y'abarwayi, ibyo nibyo AI zikora neza kurenza kwandika mu bitabo cyangwa se kwandika mu papuro kwa muganga bajyaga bakora. Reka turebe ingaruka bizagira. Abakozi batari highly skilled bashobora kuzasimburwa cyangwa se bakirukanwa. Dukomeje wenda nko mu buhinzi naho AI ntabwo izasigara. Tuzaba dufite imashini zidufasha gutera, kuvomera, gutahura indwara ndetse no gutanga inama. Ingaruka: gukoresha imashini nyinshi bizagabanya akazi, abantu bajya bakoresha akazi k'amaboko no gukora ibyo bintu nabo bazirukana kuko ntabwo bazaba bagikenewe. Reka dukomeze turebe no mu bucuruzi cyangwa se n'imari, mu bucuruzi n'imari. Hano ibyiza byayo harimo gusesengura amasoko no kwihutisha serivisi. Hanyuma ingaruka bizagira: abakozi basanzwe bazashobora gusimburwa kubera ko hazaba hari algorithm zanaliza ibyo bintu zikabikora neza kurenza abo bakozi. Uko twakwitegura guhangana n'ingaruka za AI: bizadusaba kwiga ikoranabuhanga, harimo coding, hakazamo data analysis, hakazamo na machine learning.
bizaba bidusaba kongera ubumenyi butandukanye, multi skills, ubumenyi bw'abantu, emotional intelligence, guhanga udushya. Hanyuma icyo twashyira imbere ni iki? Tugomba gushyira imbere iterambere rirambye, kwiga hamwe uko AI yadufasha aho kudusimbura, kwigisha no gusangiza abandi, gutegura amasomo, ibiganiro, amahugurwa ku bijyanye na AI. Hanyuma tumeze nk'abanzura rero, AI ntabwo ari umwanzi, ni igikoresho. Uko tuyikoresha nibyo bizagenda niba itugirira akamaro cyangwa se idusimbura. Ikindi hano twasoza tuvugaho, gukomeza kwiga, gukorana ndetse no gutegura urubyiruko, nibyo bizadufasha guhangana n'impinduka zitegereje ku isi y'akazi. Mwakoze kunkurikira, mukomeze mukande subscribe, like na share, naho utaha.